abakunzi ba Kingdom TV twongeye kubasuhuza ni kwa kundi twabwiye ko tuzajya tubatumiriza avuga ubutumwa mpuzamahanga abahanuzi abantu Imana yahamagaye ikanyuza mu bikomeye kugira ngo bazabashe kwikorera. Uyu munsi dufite umukozi w'Imana Imana yahamagaye muri cyo kinyejana kugira ngo yamazwe bw'Imana umuhanuzi yahanuye bitabiba. Tuzi ko hari abadukurikirana bari mu bihugu bitandukanye Burayi, Australia, muri Amerika, muri Afrika, mu Rwanda, nyuma y'igihugu cy'u Rwanda. Tuzi ko hari abadukurikirana bari mu masaro zabo bicaye, tuzi ko hari abari mu mabisi bagenda. Uyu munsi rero Imana twoherereje umukozi w'Imana umuhanuzi umuntu Imana yahamagaye kugira ngo yahanure muri kino gihe. Rero tumutega amatwi kugira ngo twumve message yacu. Kora share and subscribe uzagikomeza wumve ibiganiro bitanga byivuga butumwa amafilimi by'ubuzima busanzwe. Ni karibu kuri Kingdom TV. Abakunzi ba Kingdom TV, uyu munsi n'umunsi udasanzwe umuntu murabona muri kamera zacu umuntu umusaza mwiza usa neza ukeye. Uyu musaza rero Imana yamuteye iteka niko bana baturanye bacu bakuriye bajya bavuga. Imana imuha umugisha. Ubu ngubu ntekereza ko mu minsi nk'icumi iri imbere baba ari we yirinde yagiye muri Amerika, kandi si ubwa mbere ariko Imana imuzengurutse isi yose. Isi arayigenze muri Aziya, muri Amerika, i Burayi, hafi yose arayigenze. Uyu munsi twamutumiye ngo aze kuza kuba ari muri kamera zacu natubwira ikiri ku mutima we. Ese muze nkubashije urinde bwa mbere na mbere uyicara mu bwa mbere na mbere umvaga bimeze biti? Mu by'ukuri kuko yari amasezerano y'Imana numvise nezerewe cyane, numva icyo Imana ivuga cyose ni ukuri, kuko njyewe navukiye ahantu kure mu misozi mu nka, ariko Imana ikambwira ngo izangendesha mu bihugu na data na mama n'ababyeyi banje batagiyemo nuri indege. Numvise ari ishimwe rikomeye cyane kandi cyane, n'inshuti zanjye nabwiraga iby'Imana yamvuzeho mbere barabishidikanyagaho, ariko hari inshuti yanjye y'Imagara yansabye imbabazi tugeze ku kibuga c'indege, arambwira ngo ibyo navuze ni ukuri, n'ico Imana ivuga ni ukuri. Numvise nishimye cyane, numva Imana ico ivuga ari ukuri, ico yasezeranije nico kwizerwa, ico yakoze izagikora, nico yakugambiriyeho nabi izagisohoza. Umuntu yakwibaza ngo hari ku kihe kibuga cyari Kanombe, hari muri Amerika, bwa mbere na mbere ucara mu ndege wagiye wijira mu kibuga imbere baragutwara bakacaza mu ndege uricara, indege iratangirira agenda. Hari ku kihe kibuga byari bimeze bite? Tubwire ukuntu imbere byari bimeze, baza baguseriva bakubaza icyo ushaka, byari bimeze bite? Wari ufite imyaka ingahe? Rwose nari mfite imyaka 52. Murumva nawe iyo myaka yose ntiyari mikeya, kandi mu by'ukuri navukiye mu muryango w'abarokore w'abantu bavuga Imana, bakabivuga ngo uzurira indege uzurira indege. Hari na rimwe bigeze kumbwira ngo tujye mu nkambi z'impunzi, ndabahakanira ndababwira ngo Imana ico yavuze, Imana irashoboye, Imana ishobora kunyuza abantu mu nkambi, iyo si Imana, kuko inkambi ntabwo iruta Imana. Rero nuri hano ku kibuga c'indege Kanombe, ndagenda nururukira Ethiopia, ndategereza nari ngiye muri Aziya, ngiye muri conference muri Korea. Ubwo nibwo bwa mbere nari nuri indege, ndanezerwa cyane. Abakobwa b'Abanyethiopia baranakira, ndishima cyane. Yewe hari na bimwe ntarinzi, bambwiraga nkabanza kuzunguza imitwe, bikaba ko ngomba gusoma kuri catalogue kugira ngo menye ibyo ngiye gufata nibyo ngiye kumva. Imana ishimwe ko bari barambwiye ngo kuri tike hariho nibyo murya, ariko iyo ntaje kubyumva mu by'ukuri mbaranaginza rikanica, kuko nariko ntinya ko basura kumva indi facture, ariko bari babinteguje barambwira ngo muri tike harimo byose ibyo murya, uko mugenda nico uzakenera. Kandi kindi cantangaje na hantu h'ubwiherero, ukugenda mu bwiherero indege iri kwigenda cyari gitangaza gikomeye cyane rwose, kuko numvaga ari ibintu wenda ngo umuntu nagereye hari kindi yumva, ariko ntacu umuntu yumva. Uragenda ukishima ukanezerwa ukumva ico Imana ikoze, atari Imana yonyine ya Isaka na Ibrahim. Imana ikunda abera, mu by'ukuri ntayo nari kurira, ariko kubera Imana naragiye. Abakunzi ba Kingdom TV, turazi ko hari abantu bifuza kurira indege, hari abagurisha amazu yabo, hari abagore bahunga abagabo, hari abahura n'abantu bo kuri social media bo hanze akakubeshya ngo uzaze nzagutwara i Burayi, ugasanga usenya urugo rwawe, ugasanga utaye inshuti zawe, ugasanga uribye mu kazi. Hari abantu baguca imitungo ngo bashaka kurira indege, hari abantu bahimba impapuro z'impimbano ngo bashaka kurira indege, ariko nukorera Yesu ukamujyana numero ya mbere mu buzima bwawe,
ukamugira uwo kubahwa ukamwubaha ukamubahisha mu myaka ufite niya birenze 52 nawe uzurinde y'Iburayi ndatekereza ko mu minsi iri imbere mu minsi nk'icumi iri imbere umukozi Imana aza kuza kuba yurinde indege nano asubiye muri Amerika subwa mbere azabagiyeyo azabasubiyeyo ariko tujyanga twibwire ubundi umuntu uki witwa nde yavukiye umuryango wawe bahehe twibwira tugirikira ku mutima wawe murakoze cyane nitwa Bishop Bizimana Ruvusha Joseph ndi umushumba w'itorero urufunguzo rw'ubuhyutse ku isi navukiye muri Kongo ahantu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ndashaka ndubatse mfite umudamu n'abana batanu mfite abana bakuru cyane maze imyaka 40 nubatse mbana na madamu wanje n'ubu turacyari kumwe rero Imana imaze kumpamagara yampamagariye muri Kongo njya ku kazi kubwarimu i Burundi ariko mfite umuhamagaro Imana yaravuze ko izabana nanjye Imana yaravuze ko izankoresha ibikomeye aho dutahukiye 94 natashe nk'abandi banyarwanda bose mpitira mu ntara ya Muhanga yariyo kera yitwaga Gitarama nkoramo imirimo ya leta ariko bukeye kuko Imana yanshakaga njya kwiga igihe gito i Bugande ngarutse nkorera hano i Kigali Kabeza mu murenge wa Kanombe n'ubu niyo tukiri ariko muri ayo mateka yose iyo umuntu wavukiye iyo muri Kivu ahantu ho munka nta byiringiro nari mfite mu by'ukuri byuko nazakurira indege rimwe na rimwe yewe nagiye kwiga na teoloji bwa mbere mvayo kugira ngo ntazaba pasiteri ariko kuko Imana yari yarabigambiriye nsanga nabyisanze hari abantu benshi baza babiburanira hari abantu benshi baza babirwanira ariko ngewe mu by'ukuri nta na kimwe nigeze nsaba nakijijwe mu itorero rya DPR bukeye twimukiye handi mu kindi cyaro mpasanga itorero rya Methodiste abari ryo nkoreramo nsanga riransengera nk'umupasiteri bwa mbere mu Giswahili bazamwita ngo ni pasiteri ugeragezwa nyuma yabwo aho dutahukiye nkora mu ntara ya Muhanga nyine hariya muri Nyamabuye nk'umupasiteri mu itorero rya Methodiste Libre none nkomereza aho nimukiye Kigali nibwo Imana yamfashe burundu nza gukorera iyerekwa ry'urufunguzo rw'ubuhyutse rero nkoreraho kugeza iyi minsi yose rero ubuzima bwa gipastori n'akazi nari ndetse bizamwe byinshi urumva umuryango wanje wari mugari n'abana b'inshuti n'abana babakuru banje n'abarumuna banje ugasanga biragoye nibyo nari nababwiye muri introduction mbabwira ko bigeze no kumbwira ngo tuje mu nkambi ibintu byo kuba mu mujyi biragoye ariko kuko Imana yari yaravuze kuko Imana yari yarabigambiriye ni ukuri kose humura ntugakora amanyanga ntugakora amafuti icyangombwa ugomba kumenya ni kimwe ese koko Imana yarakubwiye kuko hari amajwi amwe y'abantu y'amarangamutima nzashidikanyaho cyane ariko n'indi Imana yarakubwiye Imana ukabuzi urusire kuko Imana yavuze Imana niyo kwizerwa niko Paulo yandikiye abikorinde ba mbere igice cya 2:9 haravuga ngo Imana niyo kwizerwa yaduhamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu kandi ibisarurwa ni byinshi abasaruzi nibo bakeya Bibiri ikavuga ngo mwinginge nyiri bisarurwa yohereze abasaruzi mu murima wiwe rero jewe ndi umukozi w'Imana Imana ico yavuganye nanjye bukeye binyuze mu nzira zayo itangira kungenesha amahanga nabibabwiye nagiye muri Amerika ndagaruka subirayo ndagaruka n'ubundi ko ndasubirayo ariko abantu nikabatangaza kabwira ati ariko ngawe wavukiye muri Kongo ubuzima bw'abapasiteri ujya muri Amerika ukagaruka nkabwira ndi kuko mbijyanyeyo iyo Mana yo kwizerwa ivuze ngo mbe muri Afrika ni amen ivuze ngo mbe mu Buraya ni amen ivuze ngo mbe muri Amerika ni amen ndirabimbwira rero Bibiri iravuga hano mu gitabo reka twifashishe ijambo ry'Imana nshuti yanjye humura ntugakora amanyanga ntukaje mu nzira zitarizo isu umutima munda Imana iri hejuru ya byose Imana iri hejuru y'ubutware bwose Imana iri hejuru y'ubushobozi bwose icyo yavuze ntizareka hari Zaburi iravuga ngo ahubwo yaturemera n'indisi y'amasezerano ahubwo yarema undi mubumbe kugira ngo igusohoreze icyo yavuze hano mu butumwa bwiza kenshi nkunda kubivuga naho n'inshuti zanjye igice ni cya 28 n'umurongo duhereye kuri 16 haravuga ngo nuko abigishwa 11 bagigarira ya ku musozi Yesu yabategetse bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi nuko mugende mu
mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Iri ni ryo jambo numvise iyo Imana ivugana nanjye ni iki nicyo nja numva, mugende mu mahanga. Imana yaravuze ityo kandi ikavuga ngo iri kumwe nawe. Humura muri ibi bihugu byacu abanyafurika 90 n'abakizwa n'abantu bamenye Imana, ariko kandi baracashidikanyishwa bakavuga ati ariko Imana izasohoza ibyo yavuze. Humura, Imana niyo kwizerwa, izasohoza ibyo yakuvuzeho. Utarumva neza ngo ube shuwa y'icyo Imana ikubwira, ntushobora kwifasha ngo nurangiza ufashe n'abandi. Wibuke Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero nagusengeye ngo ukomere, nurangiza gukomera ukomeze n'abandi. Rero inshuti yanjye, humura, icyo Imana yavuze ni ukuri. Noneho tugaruke mu murongo wa Bibiliya, icyo Imana yatubwiye ngo Yesu arabegera avugana nabo, aravuga ngo nahawe ubutware, namwe ubwo butware ndabubahaye, mugende mu isi muhindura abantu bigishwa kandi mubigisha kwitondera ibyo yatubwiye. Ibyo yatubwiye nicyo ndiko nkubwira ngo itondera icyo yakubwiye, izagisohoza. Imana niyo kwizerwa. Yabwiye Abrahamu kwa azabyara amara imyaka 100, Sara amara imyaka 90. Hari uriya muririmbyi bari mu kuririmba ngo atuye inyuma y'ibihe. Imana rero yabanye nanjye naravukiye hariya mu misozi miremire, ikabana nanjye muri uyu mujyi wa Kigali, karera abana, ikageraho isohoreza, ikanjyana mu mahanga nk'uko yarabivuze. Nawe izabigusohoreza. Waburwayi izagukiza, wabushonje izakugaburira, wabambaye yose izakwambika, waburinga umuzabyara, wabudafite ibyiringiro. Imana niyo kwiringirwa. Komeza umutima kuri yo, uhore yiringira kandi witumbire, umunsi umwe izagushitsa kuco yavuze. Some igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo, ni igice cya 28 duhereye ku murongo wa 16 ukageza ku murongo wa 20. Ni ijambo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Ubutumwa bwiza bwa Matayo subiyemo, ni igice cya 28 ku murongo wa 16 ukageza ku murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko abigishwa 11 baje Galilaya ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Avuga ati nahawe ubutware kandi ubwo butware ndabubahaye, mugende mu mahanga yose mwigisha abantu, kandi iyo mpinduka nawe igomba kuguheraho, akaba ari ukomera kugira ngo uzakomeze n'abandi. Imana idakiranirwa Ibrahimu na Isaka na Yakobo ibaho umugisha. Umwanya twari turi kumwe n'uyu nguyu, Imana izongera tubone rundi. Reka senga Imana kandi kugira ngo nawe ufashwe muri byose. Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana ivuga ukuri kandi ukuri kwawe iteka ni ukuri. Abantu baravuga ariko ntibasohoze, ariko wowe icyo uvuze ntigikangwa n'iminsi, ntigikangwa n'imyaka, ntigikangwa n'igihe. Abantu birebera mu ndorerwamo bakibwira ngo imyaka yabo ntibashobora gukora ibikorwa, ku bantu ntibyashoboka, ariko kukoreshwa nawe byose niko ijambo ryawe rivuga, byose birashoboka. Abumva izi nyigisho, abumva ubu buhamya, abumva ijambo ryawe ribafashe, abarwayi ribakize, abafite imvune mu mitima zikire, kandi abantu bakwizere, bakugirire n'icyizere ko icyo wavuze umunsi umwe uzagisohoza. Ibyo bizakugarukira, ubwami bwawe buzima, izina ryawe rizubahwa uhereye none ukageza iteka. Turasabira abayobozi b'iyi TV, turabasabira umugisha w'Imana, n'abandi bose bazumva bahabwa umugisha ku bwabo, kandi abantu batarakumenya bakumenye, bamenye ko ibyo uvuga ari ukuri. Umunsi umwe twese tuzimane mu bwami bwawe. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye. Amen.